bitegetse bya mikino uraho muraho neza uraho urakomeye ndaho ndaganje mu micamu ya ngabwe mu gikingi aho mu kibonano cya Kibogo ku Mutagara no mu kibonano no mu rugo rw'abami turaho muraho muriho turaganje. maze rero bitegetse bya mukene nyuma y'ikiganiro twakoranye abantu bamenye ku izina ry'abashyitsi bayo Mazimpaka bari Karingoro Karingoro ubu twageneye na Karongoro ariko ingoro iriya ngoro yo ku Kabiru ntiwumve Kimihurura ariko wumve Kabiru mu buryo bw'ubwiru n'ubundi ni ingoro yagomba kuhaba kuriya kandi ikaba ari ingoro abantu nabizi barayikurikiranye ngo ku bijyanye n'amafaranga yatwaye mu kuyubaka iriya ngoro nta n'imwe ifite ayo mafaranga muri Afurika ngo niyo ya mbere yenda ntabuze niba ariyo nziza ariko niyo yatwaye amafaranga menshi ikaba ari ingoro rero ijyanye n'ibyo twagiye tuvuga yuko u Rwanda rwiyegura noneho amahanga akaba yaza mu Rwanda muri iyo ngoro niyo mpamvu nahita nyine Kigali Convention Center. Muri make rero ngo nibutse gusa ikiganiro twavuze icyo kiganiro cyatambutse nabibazaga ibya Karingoro twahuje na Karongoro ariko ni Karingoro mu Rwanda hari ingoro abami bagomba kuzazamo ariyo bajemo ubu n'ubu ibi twarabivuze rwose twabisobanuye neza kandi benshi barakurikiye. Uyu mwanya rero ndagira ngo abantu bibuke ko burya uko turiho turi abanyarwanda uyu munsi ibyo dukora n'ibyo dukoreshwa n'abakurambere bacu buriya nibo batugaba. Mu biganiro byinshi twatanze ko Rugwizakunda rwa Mutaneshwa ari we utugabye muri iyi myaka niwe utugabye ibyo dukora byose turanyura mu nzira yateguye n'imitsindo n'imitego yateguye tukaba tunyuramo nubwo tutabyiyumvamo ngo tubimenye neza ariko tuba tuzi ko buriya uko mumeze mu bwiru ni abakurambere bacu baba batumurikira batuyobora. Buriya ni urumuri rw'imbaraga z'Imana zamurikiye abakurambere bacu. Buriya hari ikintu abantu bagomba kumenya kindi habaye hariho ibyo u Rwanda rugeraho yaba ari intambara rwarwana yaba ari ubukungu bwakubaka buriya uko tubikora biterwa n'uko ibara ry'abakurambere twemera ko rikorera muri twe noneho bagakora ibyo batekanije byose binyuze muri twe. Habaye n'intambara twarwana buriya n'abandi bantu urugero burya ni abakurambere bacu barwana n'abakurambere baba bandi cyane rwose no gutsinda cyangwa gutsindwa bikaba muri twe ariko ni abakurambere baba bikoze buriya. Niyo mpamvu twavuze ko umugaba w'intwari twibuka umugaba mukuru w'intwari z'u Rwanda ari Rugwizakunda rwa Mutaneshwa cyane rwose wavuye mu mubiri uri mu isi y'ibare wagombye guhinduka Rurenge Rurenge akaba na Ruhinda ruhindisha isi umushyitsi akaba ariyo nzira imwe yagombaga gutsindamo abigaruriye u Rwanda rw'abantu bazima akabatsinda anyuze mu buryo bw'ibare butari bwo muri ino dimension tuba tuvuga uko twagiye tubivuga inshuro nyinshi. Ubwo rero wenda kuba mvuze ayo magambo ngira ngo ngushyire mu murongo umwe n'ibyo twagiye tuvuga mu biganiro byinshi twatanze ko tuzi kutabikurikira noneho tubona ko dutangirana neza ikiganiro kijyanye n'imitsindo y'u Rwanda kandi iyo mitsindo ikaba irateguwe n'abakurambere ba kera abami bakurikiyeho bakagenda bayisubiramo bayisibura kurinda ubwo ihabwa Rugwizakunda rwa Mutaneshwa utugabye uyu munsi noneho tukaba turi uko turi ibintu bikaba bimeze uko twabivuze kugeza ubwo iragi ry'u Rwanda igarutse mu nda y'inyoni noneho inkuyu n'inkoni bikaba byongeye guhabwa u Rwanda ababijyanye ba Rubunga babigaruye Karingoro mu nda y'inyoni hano twabonye mu isoko ya Nili. Ibyo rero
bikaba byaraturutse ku mitsindo yateguwe mbere n'abakurambere bacu. Ubu rero umwami wa mbere uzwi nk'umwami w'imitsindo y'u Rwanda ni umwami witwa Kazi. uwo Kazi akaba ari ise wa Gihanga. babyibuka? yego. uyu Kazi nyuma y'ingendo za Kibogo twatanze mu biganiro, izo ngendo zo gutsinda bavuye ku ntango y'ubumwe, cyane cyane ku rutabo rwa Nkanda, aho yagiye agashyira inkanda ya Gasani yamanukanye aho ya Nyirankende itabye. Icyakurikiyeho ni uko nyuma y'ibisekuru byakurikiye, umwami witwa Kazi waje kuba se wa Gihanga yagiye asibura indasago za Kibogo na Shyerezo. ni ukuvuga ngo mu ngendo Kibogo yakoze yagiye yerekana ku butaka bw'u Rwanda, yagendera afisha negatifu, ahazatungukira ikintu kibi kizagira u Rwanda nabi ku butaka bw'u Rwanda. ni nkaho twavuga ngo hatera urumambo, ariko babyita ko yashyize indasago. nako wakundi usanga kunze bazasenya yashyira ngo towa, bagashyiraho akamenyetso, bakavuga ati aha hantu hazatungukira ikintu kibi, ahantu hazatungukira ikintu kibi, gutya na gutya na gutya, hazakorwa ibi n'ibi n'ibi n'ibi. aho rero Kibogo yerekanye ku butaka bw'u Rwanda henshi twagiye tubivuga, Kazi yaraje arahasubira, noneho agenda akuraho ya ndasago cyangwa se ya negatifu mbi yagomba kuzatungukira aho hantu. ubwo duti umwami w'imitsindo rero akaba ari Kazi, yakoze imitsindo igomba kurangira bene Imana inzira y'ukuri yo gutsinda Mungwe na bene Mungwe, kugeza uyu munsi aricyo tukiriho. none rero bwana Sevdeyizi bya Mukene, akamva k'umwiro Sevdeyizi bya Mukene, nyuma y'ibyo mvuze biduhuza na Kibogo n'indasago ze binyuze muri Kazi, bikatugeza uyu munsi aka kanya turimo. mu byo twabonye, ndagira ngo tuganirire cyangwa se tuganire ku ngingo enye z'imitsindo ya Kazi yakoze. hari uwo yakoreye ku rutabo rwa Nkanda asibura indasago ya Kibogo, birumvikana. hari ubwo yakoreye avuye i Kibeho, hari imitsindo yabonye ni Kibeho, hari imitsindo yashakiye u Rwanda avuye i Kibeho anyuze Vumba akagera i Save, n'indi mitsindo y'Igikoba Tabagwe, tuzi Igikoba Nyamahugu n'Amahugu. kugira ngo rero tuyiganireho gakeya, ugire icyo bitubwiraho, tuze kubihuza n'ibiriho ubu ngubu. murakoze kuba mumbajije uburyo nkunda gukoresha cyane ijambo Imana. ubu niyo twita inama uyu munsi. ni ukuvuga ngo ababuranama basa naho baba badafite uburinzi, nibo baburamana. wabirangije wabitoye ibyo nayo Kirima yigeze no kuvuga ngo abagiye inama Imana irabasanga. Kirima Rujugira. kandi icyo gihe abatubeshya ko batuzaniye Imana bari bataraza. Imana rero yabo bakurambere yabakoragamo yari kamerano. Imana kamerano ari nayo iva kwa Merano wa Kobo wa Kijuru, gutyo ukagenda ukagera kwa Shyerezo. abo babyeyi rero bacu, yenda niriwe njya kwa Shyerezo na Gasani na Kibogo uko yahawe inkanda n'ibindi byagombaga gutuma imitsindo y'u Rwanda izaba idatsimburwa muri gakondo ya Gasani no mu gikingi mpuzabitsindi cy'umwami Imana Inkuba Shyerezo. bashyizemo imitsindo ku buryo abami bose cyangwa se abareba kure bose bagombaga kumenya yuko biteba bitebuka ariko intsinzi ndahindurwa iri hano mu Rwanda. intsinzi y'Imana ndahindurwa iri hano mu Rwanda, igihe Imana ndahindurwa izaba yongeye kugarurwa umubiri wa ndahindurwa, yenda benshi bazi igihe yagiye gutanga amazi yo kugaragaza ko ibyo se Yuhi Musinga yamushinze, je naramubona imbona nkubone gusa, uretse ko ibare bangari mubangiyemo
ari rwo rumuri rwa bene kuragwa sinzi yiteka. ubwo uravuga uti imana ndahindurwa n'u Rwanda rudahigwa bene rugwiza kurinda rwa mutaneshwa. nuko biri rwose. none rero yaba uwo imana ndahindurwa yaba nk'ubito y'imanzi ari we Rwanda rudahigwa, abo ni abatabazi turabibona turabizi babaye abatabazi mu myaka ya vuba twarabivuze. noneho rero ariko iyo mitsindo yose barinze kandi bagendeyemo banapfiriye kugira ngo tubone imitsindo, tuzi ko ikomoka ku mitsindo umwami witwa Kazi se wa Gihanga yakoze ubwo yasibiraga indasago za Kibugo, aho Kibugo yagiye yafashe negatifu wagenda ahashyira pozitifu, ni ukuvuga ngo ahabonera imitsindo kugira ngo u Rwanda ruzatsinde. noneho abanyarwanda banyure mu nzira y'ukuri ari bene Imana. nuko biri, nuko byagenze. noneho rero amaze kubibona neza, kuko urabizi ko Kazi ari mu bimanuka, ni umwami w'impanuka. umwami w'ibimanuka amaze kubyara umwana, cyangwa se mu yandi magambo abareba kure bamaze kumubwira yuko atwite abana babiri bazabasha kuba abahuza nzira mu yandi magambo. Izo mpanga nibo bitwaga abahuza nzira cyangwa se abahuza mpembe. abahuza mpembe uwo ni Menaganza na Birari. na Birari bizarangira bene irage bene Imana, inzira yo kwisazura k'ukuri mu Rwanda. umutsindo wa mbere yakoze yawukoreye ku rutabo rwa Nkanda. ku rutabo rwa Nkanda ariho byabaga ngombwa ko isuha y'izo mpanga zizahuza impembe igomba kumenekeraho mu ngo yari yarashyize inkanda ya nyirakuru Nyirankende. ibyo babirangije rero Gasani babirangije Kazi na Nyirarukangaga bagarutse mu kabuga k'umubuga wa Kibeho. bo mbere bari babanje kujya aho Kibogo yashyize inkanda ya Nyirankende nako ya Gasani bagira ngo basibure ibangarira aho ngaho, ariko ko bashyira isuha turabivuze. noneho bagaruka aho Kibogo yakoreye ikiruri mbere y'uko agera kwa Mungwe, naho barahaza baza gusibura ibyaho kugira ngo noneho babaga bazi neza ko nubwo twe tubibona uyu munsi babaga bazi ko hari urugendo ruzajya ku mpera y'isi, ariko rugakora ibyo bita turu. ariko abakurambere bacu bo bari babivugaga uko ari ijambo kwibuka niri. ubu ngubu hagiye tubavuga ngo turu y'u Rwanda ari amagare, ahandi ari turu y'isi ihwanye n'icyo bita kwibuka niri. kwibuka niri nicyo gituma rero abashakashatsi cyangwa se abavumbuzi bakurikiye aho ngaho muri ibyo birari byose ariho bagendaga uyu munsi wa none bita Turukiya cyangwa turu niri. Turukiya bakatiye Turukiya. abazungu mbere yuko bakomeza mu burasirazuba bati Turukiya basubiye inyuma. noneho barahageze basa naho imbaraga z'Imana yakoraga mu bakurambere ngo zigabanutse, bumva kuko abakurambere bivuga kurahura, bumva bakeneye kurahura nk'uko n'ubundi n'abazungu y'imbaraga zabacikanye baravuga bati nitutajya kurahura muri Afurika cyangwa mu Rwanda ibyacu biraducikiraho. ni ukwicaginga, ni nko kuza gucaginga mbese, ariko niba bitugaragarize kuko baba bashaka ko dukomeza kuba abagaragu babo, bakatwereka yuko urwo rumuri ari bo barufite. ubwo rero inyoko muntu yo kwa Mungwe imaze gukwira isi izamutse, birumvikana ko bagiye bagira za misi twari tubivuga, bagera muri Aziya, bagera mu rugabano rw'Uburayi na Aziya, Turukiya, bavuga ko aribo batangiye no kujya bagaruka bumva imbaraga zibashiranye,
bakagaruka kuza kwicaginga kwibuka n'iribaja. Icyo twavugaga rero aho ngaho ni umutsindo w'akazi ari ikibeho, aribwo nyine amaze kubona asohoje asibuye idasagwa ya mbere y'ikibogo ku rutabo rwa Nkanda, aza ku ikibeho hahandi Kibogo yatabye imbazi, yashyize imbazi ku kibehe n'amagi. Nyuma y'iminsi 8 akavuga ngo n'abapfuye bazaza bateranire bakanasengera bakakira amashimwe. Ibyo twarabivuze, niba ngo tuzanabisubiraho. Ariko ari aho ngaho kibeho twabonye ko kazi yarahageze amaze kubona ko iyo misiyo ya mbere yangije, ati igihugu kibeho, u Rwanda rwa kibeho, uru ni u Rwanda rwa kibeho. Yego, uwo ni umutsindo wa mbere, kandi isi yagomba kuzarangamira mu minsi yagomba gukurikiraho iyo tunarimo. babaga babizi kuko iyo mbaraga yabakoreragamo yabaga izi neza ko ibihe bizagera bikaba ngombwa ko byambara umubiri ufatika kugaragara nk'uko uyu munsi ugize intege nke ashobora kujya kwicaginga ku butaka butagatifu. Icyo nicyo twanabonye ko hasohotse hatungutse isoko y'amazi yitwa inka y'akazi, bayita ngo ni akazi. Yego, yari isoko y'akazi kubera yuko iyo soko yanayivanzemo, kuko yayivanzemo n'imbazi. Nibyo, siyo y'amazi matagatifu uri abantu bajya gutora. Yayivanzemo imbazi, abari aho bose barasangira kugira ngo noneho imbazi nk'uko igirira ariyo mata cyangwa ariyo gisa, nk'uko agirira yubaka umubiri, bizabe ngombwa yuko igihe azaba agarutse gusohoza inshingano ze, abantu bazabashe noneho kwiyumvamo ko basabwa kwera nk'uko ayo mata yera. Mbega babona amazi y'ubugingo mwajya avugwa ahubwo. Nibyo abakurambere bacu bariho badutegurira. Niko akazi, yewe amazi matagatifu abantu bajya kuvoma. Nta gushidikanya, niyo mpamvu ibyo bakora n'ubundi ntabwo abo bavuye muri Aziya cyangwa ahandi babizanye, ahubwo basanze ari isoko n'ubundi kamerano. Ibyo tubyumva natwe iyo dusubiye mu isoko yacu kamerano, natwe abanyarwanda iyo tugarutse muri twe niho tumenya ibyo bintu. Rega buriya hari igihe kizagira abumva ibi biganiro nabo byananyuze nk'uko babivuga, hari igihe tuzajya kunywa ayo mazi tuzi ko ari amazi y'isoko ya kazi k'u Rwanda, kazi kamerano, atari karemano karemangatanye cyane rwose. Ni nayo mpamvu bavuga ngo ni umwamikazi, ari nabyo uyu munsi yambara umubiri ngo umwamikazi w'ikibeho, ariko n'uw'ikibeho nyine cy'umwimerere. Igihugu kibeho, u Rwanda rwa kibeho. Icyo twavuga gusa gikomeye ni uko aho haboneye umutsindo w'u Rwanda. Yego, ahubwo abanyarwanda bamenye iby'uwo mutsindo babashe kubana nawo no kuwubamo, ahubwo buriya kandi bamenye ko nta mwami w'u Rwanda cyangwa se zaba ingabo cyangwa n'abandi bagendaga badafite ishyo ry'inka runaka, kuko niho Shyerezo na Gasani mu nka babangiye iryo barebanga bigomba kuzajya bihishura. Ari nacyo gituma ku iherezo habonetse usanishijwe nazo witwa Gisa, cyangwa se ugomba gusangiza umuti bene irage bene Imana, kugira ngo noneho ya nzira y'amati turemwemo rwose ibasha kutugaruramo ubuyanja, ibasha kutugaruramo ubuzima, ibasha gutuma ukuri kwasibwe n'abifuzaga ko ibimenyetso byasibangana bibe ngombwa ko uko kuri kongera kwisazura, ari byo muri Bibiliya bise umuzuko. Nibyo rwose banabita nyirarumaga cyane, kwisazura nyirarumaga. Nyirarumaga bivuga kwisazura cyangwa se umuzuko w'ukuri. Okay, ubwo umutsindo wa kabiri awukoreye agaruka, awukoreye ikibeho, ati ahize u Rwanda rwa kibeho. Araje rero arakomeza, ubwo yasubiraga mu mubari aho yaturutse, araza arazamuka za Nyaruguru, aza kugera ahandi hitwa mu rya Kibogo. Noneho avuye mu rya Kibogo, twabonye ko ageze mu rya Kibogo ari aho za Gishamvu,
inka yarashoreye zigenda zinabarangira ibimenyetso nk'ibi by'indasago za Kibogo. Inka zatangiye kugenda zizana ivumbi mu binono, banahita vumbi aho zageze. harahari hitwa vumbi rwose. Mu rya Kibogo ni mu murenge wa Vumbi, ariko ari n'akagari ka rya Kibogo twarabibabwiye, twanerekanye ifoto yako ako kagari byanditseho. Ni ibimenyetso hano bitasibanganya, ntabwo wasibanganya. Ibimenyetso by'u Rwanda ni ibya bene irage bene Imana, by'Imana ndahindurwa, ibi idahindurwa. Mu Rwanda rudahigwa. Mu Rwanda rudahigwa, kandi mu Rwanda rwongera kwiyegura, rwiyeguriye ku bimenyetso byarwo kamerano byahashyizwe n'umwami Imana Inkuba Shyerezo na Nyirankuba Gasani k'i Rwanda. Aragenda rero, aragenda bavuyeho haje kwitwa ivumbi bitewe n'inka zagiye zigaragaza zizamura ivumbi zivuze kwa Kibogo, berekeza imbere baza kugera ahantu, kandi ubwo ngubwo Kazi yagendaga yita amazina noneho y'imisozi uko yasiburaga indasago ahari afishe negatifu, uko yasiburaga yagendaga atanga amazina mashya y'imisozi yerekeza mu burasirazuba aho yakomotse. Ntabwo yari kugeraho atabashije kugera aho bitaga nyine buriya hariya habaye ikiruri, byari ngombwa ko atahatambuka. Ntabwo yatambutse kuko yagombaga kuhacira inzira z'imitsindo yo kuzabasha kuhashyira intebe y'abasizi, naribo bazisi, aribo intebe y'abazisi nyine. Iyo ucurukuye intebe y'abasizi bivuga intebe y'abazi isi kamerano rwose. Aho turemera aho ni ruhamanya mirangwa nta mpaka, aho turahuza impembe. Ni nayo mpamvu hagombaga kwitwa Kamara cyangwa se Karama, kugira ngo Kamara mbese ni ukuvuga ngo igihe ibihamya bya bene irage bene Imana bizabarangira inzira, bizaba ari ibihamya Kamara, ariko baracurukaga bakabyita Karama. Karama Kamara. Bamara kuhakorera rero ibyo ibizahakorerwa n'abambaye imibiri izakurikiraho, bakahashyira ikiruri, bakahakorera imitsindo, barangiza bagakomeza inka zikagenda zibereka aho zigomba guca igikumba. Bivuze ko mbere yuko nyine ubwo avuye ikibeho Kazi yanyuze ikiruri, ku kirori aho Kibogo ari yabanje n'ubundi akomeza Vumbi mu rya Kibogo, ariko inka ziza kugaragaza ibimenyetso by'ivumbi mu binono, noneho baza kugera ahantu dore ko bavuga muri Asano bavuga ngo abiri bitegereza ivumbi ryavaga mu binono by'inzira y'inka zacaga igikumba, babwira umwami Kazi bati Nyagasani tukwisabiye guca ingando hano kugira ngo dusibure indasago n'indasano za Kibogo na Shyerezo mu y'ingando ya Gasani. Umwami Kazi arabasubiza ati biraba amahoro bana banjye ntibebe amaraso, biraba amahoro bana banjye bene Imana. Noneho baca ingando, abareba kure bari kumwe nawe n'abiru bakora ibyabo, bamaze kubitora neza babwira umwami ibyo akwiriye gukora, maze arabikora. Arangije asiga gihamya muntu na gihamya y'igiti, agabira umureba kure witwa Musave. Uwo Musave rero niho bavuye aho, niho hari ahitwa Save uyu munsi. Niho uwitwa Musave yarazwe arahamusiga kugira ngo abashe gutoza cyangwa se kuzigisha bene Mungo ko bakwiriye kugaruka ku ntango. Kandi Musave ni umuhungu wa bene Imana ba Kibogo. Bahatera rero Umusave bazengurutsa imbazi y'amata. Icyo cyari igihamya. Ubundi imisave kari n'ubundi imisave yari ari kugeze mu munani, igeze muri 7. Yari hasanzwe. Yari imisave 7. Uwo bahateye wari Umusave wa 8. Baba ariwo noneho bazengurutsa ya mata, barinikiza, bamaze guhumuza, bafata noneho kuko icyo gihe hari imikerenyi. Kera abantu ngo amata yaterekwaga mu mikerenyi, mu mimuna. Mu mumuna, ubwo ndibwira ko yenda ababyeyi ba mbere
bashobora kuba babizi yenda buri munsi tuzi yenda amatasi tuzi n'ibikombe n'ibindi ariko icyo gihe yari imikerenke yanahise afata imikerenke 8 yose baba ariyo bavuganizamo amata noneho barangije cya giti basa naho bagifumbiza amata ariko barabanje bakora urugori rw'amase bakora akabumbiro kameze nk'amase kuri icyo giti bateye barangije ya mikerenke yose 8 ibuganizamo amata ubwo urumva ni 8 ni ukuvuga ngo bafashe hari ibiti 8 yego by'imisave nyine kuko ngo ni 7 ariko icyabo icyakazi bwite cye cyari icya 8 cyari icya 8 ubwo mu bwiru ni imitsindo yagira ngo abashe gusibura ariko nanone akinga n'ubwiru bw'u Rwanda muri wa 8 ukinze bakundaga kutubwira 8 ukinze buriya rero abantu banabyumva n'agatsima ka 8 bazanakumva bazanumva ibijyanye n'ingendo 8 gihanga zengurutse mu Rwanda bazajya bumva n'iby'insoro buriya amacumu 8 n'insoro enye muri buri rusoro babaze kubuguza ibyo byose abantu bazabyumva gusa reka twiyumvire imitsindo rero icyo nashatse kuvuga ni uko nuvuga ngo 8 ni ukuvuga ngo imimuna 8 n'ibiti 8 iyo biteranije ubona kangahe 16 nibyo bita gacaca twebwe muri icyo gihe cyabo uyu munsi niyo bita umuntu wumva uzitwa ngo gaga nibyo bivuga gacaca cyangwa bikavuga 16 ni ukuvuga ngo amahano u Rwanda rwagomba kugusha turanabibona aho ngaho mu mutsindo wa 4 cyangwa wa 3 w'akazi n'ujyanye gacaca zaza ari umutsindo cyane amahanga yose kandi azayikeza kuko atazaba akeza nyine gacaca izacagagura imitima yabo nicyo byerekezagaho ni ukuvuga ngo uwo ni umutsindo w'isave ni umutsindo w'isave niyo ubwo rero niwo witwaga gacaca ubundi muri za nsibo zacu niho hari ijambo rivuga ngo abega bivuga aribyo bivuga 16 niho kuvuga ngo bene Imana n'abega ntawe ubabambura n'abega turi umwega turi umwega n'abega ni abashyerezo ni abagasani ni abakibogo n'ab'Imana yakoraga mu bakurambere n'idahinduka n'abega ntawe ubabavuvunura mu maboko nk'uko Bibiliya nayo ibivuga ubwo ibyo birahura n'ibindi bice tuvuga noneho reka twibaze iki kintu aho isave bahabonye negatifu ya Kibogo barayisibura ariyo mitsindo y'akazi n'abiru n'abareba kurebe kuko bonaga ko azatungukira ikintu kidasanzwe icyo kintu cyagombye kuhatungukira turabona ko umutsindo wacyo ni gacaca ubundi hagomba gutungukira iki hatungukiye iki gituma gacaca ibaho yewe ubwo rero abamaze kazi amaze gukora idena nyine ukangaga n'abareba kurebe n'abandi babaga bari kumwe inka zahacaga igikumba iyo zazengurukaga aho hantu zikazenguruka nk'ibyo biti 8 zarangiza zigapfukama niba imfizi ziri imbere niba kenshi na kenshi imfizi niyo yabaga imbere yazo rugira yitwaga rugira abandi bakayita rutenderi bagendaga bayiha amazina bitewe n'abasizi uko basigaga kugira ngo igihe cyo gusiganura nikigera abantu tuzamenye ko umubwiriza niwe wavuze ngo nta gishya ahubwo Imana yongera kugarura ibyahozeho kera kugira ngo abariho none bige kuyubaha urumva ni rutenderi yari itarakangwa byo gukanga rutenderi byari bitarabaho yari rugira rero rugira byose rugira imitsindo rugira bene Imana rugira Imana noneho rero
barangije rero noneho arangije niwe yahasize umuhungu witwa Musave. Bamwita Musave, bamwita iriya Misave. Bamwita iyo Misave kubera yuko yari arazwa aho ngaho kugira ngo anarinde iyo mitsindo, ariko byanze bikunze nihagira abantu bazigarurira aho bavuga ko ari ahabo, ihindukira rya Rugwiza kurinda rizazamure Gacaca. Noneho katubaze rero, ngo duhuze ibintu byahatungukiye, byagomba kuhatungukira bikahatungukira, ariko bigateganizwa n'umutsindo wa Gacaca. Urumva ko Gacaca yaje nyuma, ije nyine mu mutsindo wa kazi. Ibyari byatungukiye byaboneye uwo mutsindo wa Gacaca, byari biteganyijwe ko batungukira kandi bikanatungukira koko n'ibiki. Urumva bamaze kwashyira Musave, yarahabaye arahatura, akajya yegereza abakomoka bagirana amasano na bene Mungwe, aza kugira igihe cyo kubabwiriza ibyerekeye byo gusubira ku ntango y'ubumwe. Mbega yakomeza yigisha ivanjiri ya sekuru Kibogo, wayisigiye Benimana akayiha Musave. Nuko ariko ya Musave ko ikigaragara nuko yari afite irindi zina, ahubwo bari muha bitewe n'ibyo bintu byari bihabereye bati Musave. Ndaza kuri niba niza kuryibuka naryo ndaza kuri babwira, ariko Musave byari byo zino ubwo ryanakurikijeho riza gufata. Noneho hanyuma abo yigishaga bigezeho ntibabyumva, kuko ntibashakaga gusubira no kumenya za ntango sekuruza yagiye yirengagiza ziriya z'Isakara n'ahandi. Ntibashaka intango y'ubumwe nk'uko n'ubundi ab'isi batayishaka, bashaka kwibera mu ngwe, amacakubiri, dore ko hari mu gihugu cya Mungwe. Ntabwo bagomba kwemera intango y'ubumwe n'ukuri n'urukundo. Ubundi Mungwe bivuga akageso kabi. Akageso kabi bihwanye na 81, cyangwa bikanavuga Adamu na Eva 200 ariko ku ijana. Adamu na Eva ni 1, akageso kabi ni 81, Mungwe ni 81. Nuko ibyo mvuze bitatu bazabiteranye neza. Bivuga akageso kabi. Noneho ako rero akageso kabi ku banavuye kuri Mungwe niko kakuze kagaruka noneho hano kwitwa Rubunga. Yari Rubunga. Noneho ariko wambaye izina rya Nyamuzinda, kuko yari yarazindaye yibagirwa intango. Yazindare mu gikingi cy'umwami Imana nk'ubashyize nagasana Nyirankuba. Naho rwose nuko biri. Noneho rero icyo arangije rero noneho uko arangije Musave arahaba. Noneho bagera igihe bamugwa nabi, ariko ise wabo witwaga Murebakure wari waragabiwe mu micamu yangabwaza kumenya ko umwana we bamumerera nabi. Wabereye se wabo ajya kumusura. Umwana we amutekereza uko bimeze uwo Musave. Arabimubwira uko bamuguye nabi, kugeza n'igihe bamubwiraga ngo Musave navuga avuye aho. Bigezeho rero Murebakure ntiyahamusize. Amubwira n'ijambo, kuko bo bagiraga indasano muri ako kanya, ntabyo bifashishaga. Niba yaguraga inkoko, niba yaraguraga iki, ijuru iyo ryamurikaga rikabaha icyo bivuga, cyahitaga kiba inkota y'ururimi bagahita bakivuga. Aramubwira ati Musave mwana wanjye, Gatutsi, ibitutsi bagututse bene Mungwe. Gatutsi urumva ko Musave ni Gatutsi, ko yatutswe, yahindutse igitutsi. Ati Gatutsi Musave mwana wanjye, ibitutsi bene Mungwe bagututse bizabagaruka ku mutwe. Amuzana ku musozi w'ibanga aho ngaho. Yaramubwira ati ngwino tujye mu micamu yangabwe, aho data Kibogo wa Shyerezo yangabiye. Aramuzana, barazana, niho yabanje kumutuza mu kibonano cya Kibogo. Ahageze bakoreye imitsino naho barahava, ajya gutura aho yisazuye mu izige ngo rizazimanganya ababisha bene Mungwe. Rikabaziga. Hari hitwa mu izige, ibyo ntabwo ari ibintu Odahazi mu izige rizaziga, rikazimanganya, rikaziga, rikabazinga.
bikazimanganya ababisha bene muntu no kandi cyangwa bene kageso kabi noneho bene irage bene imana ngo bagasubira ku ibere ry'imoko ya gasani k'i Rwanda mwa gakondo ye mu gikingi muzabikingi cy'umwami Imana ingubashereza rwose. aho rero niho yabaye abyara n'umwana bamwita yitwaga Sanzure. Ariko kubera yuko abakurambere bari babizi ko ibyo bizagera igihe yenda bene mungwe bakaza bagaruka ari rubunga rusibanganya ibimenyetso, hasigaye umusozi witwa Sanzu kandi ndawuzi nawo harahari n'ibimenyetso bigaragara bizwi. n'uwo mureba kure abareba kure cyangwa se abareba barahari rwose. n'ibimenyetso bifatika batasibanganya kuko ntabwo bahiga n'Imana kamerano kandi iyo ari kamerano ari karemano. Noneho rero se bidagede rero karame urumva ko aho habonetse ko azatunga ikintu kibi, hazaterwa imitsindo ku irugu inagezwa aho ngaho ku musozi w'ibanga abatuzwi. aho niho nari ngiye kuvuga nicyo cyatumye mu gihe rubunga mwene kageso kabi ahindukiye ari rubunga, ubwo abakurambere cyangwa se sherezo yari yaratunguye ibare banga ritungura muri Rugwiza kurinda rwa Mutaneshwa ariwe wiswe Yuhi Musinga. Abo baje mbere twabonye ko haje abakora akaga n'Abadage. Sakaga na akaga n'Abadage niho watungukiye bwa mbere, akaga ka mbere twarabivuze mu kiganiro gishize. Ariko nicyo cyatumye noneho Musinga amurikiwe na za mbaraga zasize ibimenyetso mbere na ya mitsindo yatsindiye yakorewe abohereza isazi kuko ni ahantu h'akaga ariko habonewe imitsindo cyane rwose. none se yabohereje isave. dufite save, dufite rwasave, sibyo? kandi mu murage wa Kibogo yasigiye mudasobwa mu bijyanye no kwita amazina, ko amazina afite icyo asobanuye gikomeye. yaramubwiye ati niyo bajyaga banyuma bose bajyaga babikora ati mwibuke mubazi wa mbazi mu mazina wa ntampaka warangiye data Kibogo ku rutabo rwa Nkanda kwa Nkanda ya Nyirankende, kugira ngo ejo bene Imana batatsinda ku rutabo rwa Nkanda kwa Nyamuzinda, kugira ngo bene Imana batazindarira mu gikingi cy'umwami Imana ingubashyerezo. aho urumva ko mbazi kubaza, mbazi mu mazina, kumenya mu mazina, aho hari na mbazi ngo nta maka urangira bene Imana inzira. none save, rwasave, mbazi na rangiro biraho byaba bivuze iki mu mazina? Musave byo ntabwo bishidikanywa mu mibare y'ubwiru, mu mibare yerekana inzira idusubiza mu bihamya byacu no gusibura irage ryacu. Musave bivuga inzoka mbi. Inzoka mbi nibyo byabindi abakecuru se n'abasave ngo agira inzoka mbi, ngo yaramutse nawe ngo agira inzoka kugubwa nabi mbese. Mu bigaragara rero niyo yitwa kiliziya. uretse gato Musave uravuze ngo ni kangahe mu mibare? Ni 9. none inzoka mbi y'ikirigi kira kindi aribyo inzoka mbi ni kangahe? Ni 9. ko cyo uvuze kiliziya ni kangahe? Ni 9. ni ukuvuga ngo icyateganijwe cyagomba gutungukira ari inzoka mbi ari kiliziya. Jewe mbaza izina abakurambere mbere bagize nkareba uyu munsi igihari. Ndireba icyo gihari uyu munsi kitaraza. none se ku mwaka w'1900 basanga Abadayi, bumvikana basanga Musinga ngo abahere ngire ngo abamisiyoneri bari baje aho babaka
yaba ariyo mpamvu uyu musinga atashidikanije na rimwe kubaha save. ntabwo ari no kubishidikanya kuko imana yakoreye mu bakurambere b'ibanze ari nabo bari bamuhaye igihugu kukiyobora, ni nabo bari urumuri muri we. abaha save rero, abaha save kugira ngo bazabe inyana z'isave. inyana z'isave ntabwo ari izimbwa, ni iz'isave. ni iz'isave, ubwo ibindi bazabimenyera ku mutagara wa Kibogo. inyana z'isave abantu barabizi, isave n'inka ni inyana zitimba, zitabyara umusaruro, mbese mu yandi magambo ahubwo zibyara umusaruro wo kwigaya. none se kuva ngo ni inyana z'isave wabihuza ute na kiliziya, ko zabihuza na gacaca ariyo yaje kuba intsinzi? ni gute kiliziya iyo nzoka mbi yaba yarahujwe n'ibyagomba gutuma gacaca ibaho? harimo yenda babizi kundusha bazabimenya niba yenda muri iyo kiliziya naho hashobora kubamo gacaca. ariko icyo ndeba gusa ni uko iyo byabaga ngombwa ko inzoka iri kugucagagura mu nda kumereye nabi, habaga ngombwa ko bashaka umuti. kera na mbere hari umuti bavangaga n'amata kugira ngo iyo nzoka barebe ko yatuza mu nda horoshye, kandi bakagomba kubiguhera mu nkongoro atari mu mumuna, bakabatira impuza n'inkongoro y'umusave. kera aho bakoreshaga wowe n'ubwo uwo sanzure ageze inaha yatangiraga kujya bazi ibyanse mu misave. mu misave bikaba ari naho ni nayo misave Gihanga yakoresheje akoresha za nkongoro 3 aziha Kanyamugera kugira ngo noneho ari we Kanyamurage. ibyo tuzabivuga kandi twanabivuze, reka niyo twize noneho rero birumvikana ko hari indirasago y'isave yagombaga kubonera intsinzi, ikaba imbazi iri mu nkongoro y'umusave. noneho iyo ngiyo ntsinzi mu kuri ikazagaragara nyuma ya Musinga yuko yandasago ayishyirezemo abantu runaka, ubwo ni kiliziya. noneho kiliziya ibyayo bikazarema ibintu bikomeye cyane bizatuma mu Rwanda haba amagomerane n'amahane, ibyo ntitubitindaho, ariko bikazarangizwa n'agacaca. ibyo turabizi niko ababyeyi bacu babigennye, kandi yenda sinshidikanya yuko ari nako byanagenze. muri make icyo tubonye kugira ngo akaga abadage badushoyeho kakiranuwe na gacaca. ibyo ngibyo amateka wese yayibwira yikurikiranira. ubwo twari tugeze rero, twari tugeze ahantu ha gatatu cyangwa ha kane kazi yaboneye imitsindo bitewe n'icyo kuzatungukira. aho yaboneye intsinzi ya gacaca. aha gatanu cyangwa aha kane ubwo twavuze kutaburwa nkanda, ni ukuvuga ngo gacaca yo yabaye intsinzi y'inzoka mbiboba, kuko urabona Mungwe yari yarabashije gukorera imitsindo mu bisi byahuye, ayiraga inzoka. iyo nzoka ni nayo mpamvu uwitwaga Nyagakecuru yagiyeyo yasumbirijwe agira ngo arebe yuko bene ingabo za Muyenzi zitagira icyo zimutwara. Muyenzi Mugeshi, Mutarase Mugeshi, umuhungu wa Ruganzu. ariko igihe cyo kwiganzura ubumara bwari muri iyo nzoka mbi cyari kigeze no gutirakiza burundu, bagatsinda impara banyize kugeza igihe hadasigara namba. namba ubundi mba nayo ivuga 16 aribyo bivuga gacaca. ubwo rero iyo mitsindo bakoreragaho isave na rwasave no mu musave no mu nkongoro y'amata yabaga ari imitsindo izatsinda, nk'uko nanone ya nzoka ya Mungwe igomba gutsindwa burundu, nizaza nanone isibura ya yindi yo kwa Mungwe, ariko ariyo bivuga akageso kabi ko igihe kizagera gacaca nayo ikayitsinda. ni ukuvuga ko mba yagombaga gukurwaho, ni negative,
kakazimukwa Gacaca positive cyane rwose. turiyizi rero ubwo ahandi umwami kazi yakorewe umutsindo n'ubu tugenderaho ni igikoba rero Tabagwe. Turabizi ahatuye ahari iwe hajagasi imbeba. Yego. Ubwo ariko nabwo bigaragara ko yahageze asibunda sago ya Kibogo byange bikunze. Ujye uhera mbere n'umwami Imana nk'ubakereze kuko ibyo byari ibyabo babikoze bataratuma izo ndasano zabo izo ndasago bacaga indasago ariko bakurikije abantu bazagenda bahaza mu gihe amabare banga zaba habangiye kugeza igihe twambara imibiri yo kuzaboneka yo kuzagaragara muri ibi bya none turimo. Nibyo tuvuga rero ko aho ahitwa igikobo ni Tabagwe. Itabagwe ubundi yitwaga Tebabagwe. Ubu tuhita Tabagwe ariko izina barikomora kuri Tebabagwe mwene mudasobwa wa Kibogo. Yego. Nkuko ngaho Isave ari kwa Musave birumvikana mwene Imana wa Kibogo. Yego rwose. Nkuko ngaho Ngabwe ariko abamureba kure wa Kibogo cya Shyerezo. Aho rero Itabagwe naho kazi yahasibuye indasago za Kibogo na Shyerezo zagaragazaga ko ngo higeze kuba hajagata imbeba zari ziri mu kiruri cye cyazamubujije amahoro ya Kibogo. ari Kibogo ari kazi iyo byose barahageraga bikababa ariko noneho bakamenya uko bagomba kuza kubikorera kubisibura kubyivuna mu yandi magambo. Babona ko hari igihe imbeba zizajagata igihugu kikagira amakuba. Ese muri imbeba bivuga iki? Imbeba muri ya mibare bivuga 3 2. Bishaka kuvuga nyine ubundi bishaka kuvuga ngo dawe. Bishaka kuvuga ngo dawe cyangwa bishaka kuvuga agacu bikavuga dawe cyangwa bikavuga ngo itaba. Kurumva si imbeba niba mbe wa mugani wagira ngo ni nziza. Imbeba niba nyine byabaga ngombwa reka none se areka bura hari icyo mwebwe mutareba. Babaga bareba kure ariko ubundi se ntabwo uzi neza yuko habaho niba ari ibyo mwita opposite ikinyuranyo. Ubundi habaho Imana kamerano n'Imana karemano. Biba binganya imibare kenshi. Hariya yari imbeba bo batubwiraga itaba mu yandi magambo. N'abatubwiraga ngo itaba Imana karemano. Twewe twagombye kuba twita Imana kamerano ndati itaba Imana kamerano. Abari baje gusibanganya ibimenyetso bo batubwiraga ngo itaba dawe cyangwa se itaba Imana twaremeye aha naha mbese muri turu yo kwibuka ni. Yego rwose. Ariko twebwe tukabwirwa ngo itaba noneho Imana iri hano nirimo aho Sarose ya niriri muri kamerano. Noneho rero hari ikintu gitangaje bamaze kubibona gutyo niho noneho babonye bati tugiye gukora imitsinda abana aho kwitaba Imana y'amahanga bazitaba Imana iri hano. Izi mbeba tugiye kwica ni inyamahanga. Ariko hano harasigara ibambe imbeba bivuga ibambe. Turasigarana ibambe ryo kuzahamagara abana bacu kugira ngo basubire noneho kuri dawe nyawe kuri gakondo ye. Ari nayo mpamvu yo wanditse izina Fred. Yego. Ubona 32 bivuga dawe cyangwa bivuga itaba. Fred. Kuri abaryandika Fred. Uzaba Rwimage? Uriya Rwimage nyine. Noneho rero uriya gisa gisangiza umutima usibo nganza benirage bene Imana. Aricyo abantu bagomba kumva wenda niba tuvuga Tabagwe mu mateka ya vuba azwi kwa Tebabagwe ngira ngo ni wabaye intambara yitwa Santimetero. Hariya yari yateganira ibyo ntambara yuko amahugu yose azanywe n'amahugu uzi ko bahuriye
kugira ngo batsimbure berekane ko nta muntu ugarurira agira u Rwanda, ntawe ufite inkota ya hose uri ku butaka bw'u Rwanda. Muzi ko bari ahantu h'amateka ngira ngo wenda sinzi hazanamize cyangwa iki ntacyo mbiziho, yenda abishinzwe bazabyumva. Aho hari harakorewe iyo mitsindo mbere y'igihe yo kugira ngo hazabe gukobanya amahugu n'amahugu agereranywa n'izo mbeba ziva ngo mwitabe Imana kamerano, aho mahanga yari yahururuye. Umutsindo wakozwe nuko bafashe uruhu none bafashe amata cyangwa umusave nk'uko byangize isave, ahubwo bafashe uruhu rw'imvubu bararuzinga bashyiramo utuntu, imbeba zije zigwamo rwa rwumye zirakobana. Niko kwita igikoba gikobanya amahugu n'amahugu. Nuko byagenze rwose. Noneho iyo suri rero urumva ibirabika ibintu byinshi. Uzarebe niyo mukoresha amashini, sinzi ngo ko mwita suri, ntabwo nge mbizi, ariko kaba kabazanira ibintu runaka biri hirya kure, kagataruka ukuntu kakazana ibintu runaka hano hino. Niyo rero iryo bande ryacu, ubwo ni ukuvuga ngo bamwe bagombaga gukora inzira ebyiri. Sinzi niba barabonye igiti cyitwa isando abakurambere bacu bafataga, iyo batemaga ishyamba cyabaga gifite amahango abiri. Yego. Ayo mahango abiri rero yabaga ashushanya ko bamwe bazaba berekera ku Mana kamerano, abandi bajya ku Mana karemano. Hanyuma gacaca ikazaba ariyo icangura ibintu yerekana noneho wa munani ukinze, igihe noneho hazabaho gukingura bwa bwiru bwahishwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Hakaba kandi no gukobanya amahugu n'amahugu. Ubwo byari birangiye yuko abazemera kuza ku Mana kamerano bazahabwa imbaraga ndengakamere zo gukobanya abazanye amahugu hano, bagaragaza ko gakondo abenirage bene Imana ari iyabo, kandi ari iya benirage bene Imana nyine. Kandi rero abadukurikiye bamenye ko iryo rage n'iri byose Yuhi Musinga yari abizi, icyo yapfiraga yabaga akizi, icyatumye acurwa mu Rwanda yabaga akizi, na ndetse umuhungu we Ndahindurwa, Imana Ndahindurwa, mu kivugo cye ntiyakunda kuvuga iby'igikoba cyane, yagombaga kubivuga yuko u Rwanda ruzabasha igihe ruzaba ruhamagawe, yaba ko ari indaheranwa ya Rugwiza kurinda rwa Mutaneshwa, akavuga ngo igibako igikoa ko ahafite umutsindo wo kuzakobanya amahugu n'amahugu. Amahugu ni ukuvuga ubwinshi bw'ibihugu noneho n'amahugu yabyo, kurwanya ukuri. Kurwanya ukuri. Noneho igihe kikagera u Rwanda rukongera kwiyegura, kandi rukiyegurira ku isoko yarwo mwimerere. Noneho rero ubwo wenda icyo twavugaga twagira ngo twumve ko ari imitsindo y'akazi iva ikibeho, nako iva Utaruwankanda, Kibeho, za Kiruri werekeza Vumbi, bikarangiriza Isave, yakoze bikimurirwa ku musozi w'ibanga bimwe. Noneho kuva za Vasave aho ngaho Gikoba, Tebabagwe, hakaba umutsindo buriya kwa kundi gufata intambara y'agasantimetero ituma haba ibintu bidakuka. Ni umutsindo w'akazi yatsindiye, aho yari atsinze hari towa, hari negative, ahashyira positive, ari wo mutsindo nyine udatsindwa, kurinda ubwo turi muri iryo rage ry'abagaruye irage n'inkota hose, byaje kutugeza ku irage y'u Rwanda rigaruka mu nda y'inyoni, bikatugaruka aho tugera uyu munsi, u Rwanda rwakira inkuyu n'inkoni, aho abashyitsi bamaze impaka bari kwakirwa ikari ingoro. Si uko bimeze? Ariko bamenye ko abami bacu wenda ubwo tuba tubuze biti, ibindi muzabimenyera ku Mutagara wa Kibogo mu mpamyabigwi yabirari bizarangira bene irage bene Imana. Inzira y'ukuri kwisazura, kandi ukuri k'u Rwanda kongera kwisazura nibyo muri Bibiliya bita umuzuko. Ubu hari amagambo ageza yenda agaruka muri iki gihe, yenda tukagira ngo ni abana bayazanye cyangwa n'iki, ariko ibyariho muri iyo si ya kera bizongera bizamo bigaruka mu ndasano. Nk'ubu iyo bavuze ngo
naka nibamushyiremo imiyaga imiyaga bivuga ijabiro bihwanye na 63 cyangwa bihwanye n'amagambo avuga ngo imana yahozeho babarira imana yahozeho babarira icyo gihe abahimbye iyo mana karemano igihe bazamenya imana ibere hose icyarimwe ko ifite icyicaro mu Rwanda hano bazajya bavuga bati imana yahozeho babarira nibyo byatumaga abakurambere bacu umugabekazi n'umwami batekaho bita ijabiro bivuga imiyaga cyangwa se babarira ngo data nshiriramo imiyaga ngo naka ngo nibamushyiremo imiyaga burya nta jambo riza ryaduka ridafite ikiri ryadutse uko ryadutse n'iri jambo ryitwa ngo metero iyo bavuga ngo ni santimetero metero bivuga rw'imagi rwigema niba rero muri icyo gihande ariho hiswe santimetero jya simazi se nanahagira ahubwo wavuze ngo Fred bivuga icyo aho ngaho Fred bivuga 32 aribyo bihwanye n'ijambo dawe cyangwa se ibambe noneho rwigema rikavuga rwigema byo bivuga metero urumva ni muri mu kametero n'agasantimetero mu ibambe igikoba aho ngaho uzatabagwe abandi bumva bavuga ntibagire ngo ubuzima tubaho tubona dukora ibintu ariko burya ubunini bwacu cyangwa ubushobozi bwacu bungana n'ubunini n'ubushobozi bwabo dukomokaho n'ijambo bivuga gikoba nibandika ijambo kazi bivuga irema niryo bita kazi ni kangahe imibare ni 4 bandika na gikoba barabona ari 4 bandika n'ijambo irema barabona ari 4 yewe ntawavuga ngo birangize sebideye karame ntawavuga ngo birangize reka dushimire abantu batwumvise tuvuge ko abwirwa beneyo bavuga make akumvwa na beneyo ariko icyo twumva kinatunejeje ni uko uyu munsi turi mu irage ry'u Rwanda ibyahanuwe byose n'ibyatsindiwe byateganijwe imitsindo biri gusohora twese tuhibereye duhari akaba mwana icyo gisigo ngo kizi nzabambari none turahari icyo ntabura kongeraho ni uko buriya irema mu yandi magambo bivuga ibyo byose nari mvuze ariko bikagaruka nanone bikavuga idini idini bivuga iki nabyo ari 45 muri positive cyangwa muri negative ubura ni muri negative yego bikongera bikavuga ijambo agahinda idini bivuga n'agahinda cyane 200% ariko ibyo mbabwiye buriya rero kazi cyatumaga akorera imitsindo hariya kandi akahita n'izina risanishijwe n'ubwira uburemye izina rye yagira ngo bene irage bene imana nibagarura uwo murage tuzakizwa agahinda tuzaba twatewe n'idini na save bivuga idini bikavuga agahinda ibyo si jye wabyise banabyise jyewe ibare banga ryanjye ritarambara umubiri naho se mbazi na gitera ntahuriye na biriya mbazi gitera ijambo imbazi nibyo bivuga gitera imbazi bivuga gitera ariko kubwira ubwacu byavuga ko amazina yacu azarondorwa n'imbazi ariyo yitwa amata ubundi hariya gitera si uw'imbazi ashobora kuba avuka aho ntabwo mbizi abaje amateka ye n'aho avuka bazatubwira ariko yewe mvuga nkurikije ibyo mbona kandi nkabihuza n'ibyo mbona biriho ngaho reka nkubaze nta kuntu byose byaba bitarimo harimo idini harimo kiliziya harimo ba gitera harimo bakazi mu buryo buri positive ya negative hakazamo none bagosora arimo reka nsubire inyuma gatoya ndaza uwo nguwo wenda twafata ikindi kintu cye ariko icyo nzi ubundi bagosora bivuga ibigwari ni kangahe ni 76 bazabireba bagosora none
bivuga ibigwari ijambo wanditse ibigwari n'ijambo bagosora neza ni mahwimahu gusa icyo nayishatse kuvuga niba navuze ngo idini ni agahinda kazi bikavuga irema imirasire yo mu nkuba inyeganyeza izuba igatunguka ku isi ari agakiza ubu iri kumurika urumuri rwinshi muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda abacyubaka ku idini bareba iyo mirasire iri kurasa muri leta y'ubumwe bw'abanyarwanda niho ndi umunyarwanda bivuga iherezo ry'agahinda ijambo ndi umunyarwanda idini bivuga agahinda 78 idini bivuga 45 45 bivuga agahinda ndi umunyarwanda ni kangahe ni 168 bivuga iherezo ry'agahinda cyangwa iherezo ry'idini kuko ryigisha imana karemano turavuze ndi umunyarwanda ni 168 kandi wanditse ngo iherezo ry'agahinda nabyo ni 168 nibyo rwose aribyo bivuga ngo ndi umunyarwanda mu yandi magambo ni ukuvuga ngo iherezo natewe n'agahinda yenda nakuye mu idini nakuye aha n'aha ririho rirarangira tugiye kurikizwa n'imirasire y'inkuba iri kumurikira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda imirasire y'inkuba kandi twabonye ko rugwiza kurinda ariwe nkuba niwe nkuba rwose ubu neza mu nkuba yinjiyemo arimo neza ku buryo isi iraza kujya izenguruka amadogere bazizengurukirayo abantu bamenye iki kintu si ku busi w'umwaka wa 2022 n'agahinda ka save ubwo ari ryo dini na kiliziya birumvikana byatangiye mu 1900 umwami w'umuriro kugira ku wundi mwami w'umuriro no kuva ku mwami w'inka kugira ku mwami w'inka ubundi yashira ishora rimwe bingana n'imigano 120 ihwanye n'imyaka isanzwe 122 kimwe cya gatatu cya 336 cyangwa cya 360 ubaze muri dogere zigize uruziga biratangaje ko kuva mu 1900 save yubakwa kugeza muri inzora ya Nyakanga uyu munsi ni imyaka 120 igite yuzuye 122 ihwanye n'urusoro menaganza yahamijeho intego rwa rusoro ni 122 aho urusoro menaganza yarashe yagahamya intego akabwira bene yajye bene imana ati abihage muhamye intego nkanye nuvuga ngo natwe dutekereze uti banyarwandakazi n'abandi bantu bose abihage ihanga abiha imana nibarasa intego nk'uko intwari z'u Rwanda zagiye zirasa intego nuko biri niyo mpamvu rero buriya ndi umunyarwanda ya mbere ivuga iherezo ry'agahinda ikabivuga ubwiru bw'agakiza yego abenshi baje batubwiriza ubwiru kirimbuzi ariko ubu ni ubwiru bw'agakiza bihwanye na ndi umunyarwanda kandi ngo ndirahiye ngo amahanga yose azavuga ati ndi umunyarwanda baraza gusaba ubwenegihugu bavuga kandi uvuga ngo ndi umunyarwanda ni uko bazafata ibisekuru byabo bigataha mwashyerezo nagasani nyirankuba w'isoko ya byose na bose bazatungukira muri ndi umunyarwanda wa Gihanga wa Kazi ka Kizira ka Gisa wa Randa wa Merano wa Kobo ka Kijuru wa Kimanuka wa Muntu wa Kigwa cya Shyerezo ubwo rero niho imirasire y'izuba igomba kudukiza ubu abantu benshi bo mu bihugu bitandukanye baraza kujya basaba ubwenegihugu ku bwinshi muraze mu bibone abantu bazabibona hari ibintu bidasobanutse abantu batasobanura abura bose ibiri kubera mu Rwanda n'ibiri kugerwaho n'u Rwanda nzi ko nta muntu umwe ushobora kubisobanura n'ubwenge bwe n'ababa babigiramo uruhare ntibabasha kubisobanura icyo bamenye ni uko bari kunyuzwamo n'ibarebanga cy'abakurambere bashatse ko u Rwanda ari umurwa w'Imana nk'uko byateguwe kuva mu itangiriro bigasohora ubu mu iherezo bigasohora twirebera
gusa imirasire icyo nisabiye bene data bigaga cyangwa barangajwe imbere n'Imana karemano ntibamenye ko Imana kamerano ishaka gusohoza amasezerano yayo yavugiye muri ndirahi icyubahiro cyayo ntabwo izagihunda bose kuko ni Imana kamerano abo batarabaho yari iriho kandi ntabwo igirwa Imana kamerano nuko twebwe twabyemeye cyangwa twabyanze ni kamerano nk'uko igifu cyawe n'umutima wawe n'umwijima bikora utabizi utanabishaka waba ubishaka bitashaka birakora kuko ari kamerano muri wowe ni kamerano ariko bazareba ya mitima baduha iyo ufunze ushatse urabifunga ashoboka n'ubifungiye kuko biba ari kamerano yuko urabizi ibikurikira kuko bamenye ibintu bitatu hari Imana mu nkuba hari Imana mu zuba hari Imana mu isi icyo tuzakiga ukwacyo imbaraga z'Imana mu nkuba rero zimurikiye u Rwanda ku buryo umwijima uzazitambama imbere uwo nyine uko inkuba iyo iteguje umuntu wese ava mu nzira n'ubundi umuntu wese ntareko u Rwanda ruba umurwa w'Imana kuko niko Imana kamerano yabigennye kandi ni Imana ndahindura. Urakoze cyane se bigize byamukeneye none nuba twasoza tukazakomeza nakagaruka dushimiye abaduteze amatwi bose aho bari hose narose yewe narose abanyarwanda bakereye urwamo rw'imihigo singiza u Rwanda narangana rwakwe narose
ingoma zinihira ingoma zinihira ikondera ritsikimba amarwaye imizinga nibirambe 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 narose yewe narose narose tuzinduka cyane tuzinduka cyane tuzirikana inzira yo guhimba inzira yo guhimba kuririmba kuririmba cyangwa se guhamiriza nyakiza kibiruta nibirambe 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 narose yewe narose narose umurinzi w'umushumba umurinzi w'umushumba umwanditsi n'umucuruzi n'umucuruzi bahuriye mu bigwi bahuriye mu bigwi bazamura u Rwanda bazamura u Rwanda nibarambe nibarambe nibarambe